ati kubera ko mfite uburibwe bwinshi cyane ariko ino video ni scam bya danje. Nta murwayi ushobora kuza kuba yarwaye ngo ajye kwisiga ibintu by'ama makeup. Ni amagambo y'ubugome n'agashinyaguro mu by'ukuri yuzuyemo n'urwango rukabije. Aya ni amagambo yavuzwe n'uwitwa Bosco Empire ndetse afatanyije na Pastor Claude. Aba bagabo bavuga ko aribo bihishe inyuma y'iyobera ry'urupfu rya Vava twakunze ku izina rya Dorimbogo. Mu by'ukuri uyu yari afatiye runini uruganda rwa sinema by'umwihariko mu rwenya ndetse n'ibiganiro bitandukanye bigenda bisetsa abatari bake. Dorimbogo, Vava, Nyiransengiyumva, Valentine, aya yose yari amazina ye. Twese turabizi neza ko ku itariki ya 27 Nyakanga umwaka wa 2024 ahagana ku isaa 11 z'umugoroba aribwo yitabye Imana. Uyu rero mbere yo gupfa akaba yaravuzweho n'ibitangazamakuru byinshi cyane bitandukanye. Hari abagendaga bamubika, abandi bamuvuga ineza, gusa abandi babivuga mu buryo bugamije inyungu, bagamije gutwika ndetse no gushaka amafaranga. Ariko nanone hari ababikoraga mu buryo ndengakamere, babikoranaga uburyo buri special mu kwangiza ndetse no gufobya uyu mubyeyi. Ni benshi cyane bagiye bamusebya ku bitangazamakuru byinshi bitandukanye. Mu by'ukuri hari ababikoraga bagamije kwamamaza ko uyu mubyeyi yaba ari mu mazi abira ngo ahabwe ubufasha. Ariko nanone ku rundi ruhande hari indi mitima yari yarashyengutse, atari ukubera agahinda ahubwo ari uko Vava akiriho, kuko ni benshi batamwifurizaga ubuzima. Tutizimbye muri byinshi, reka mbabwire ku by'uru rupfu rwa Vava byinshi inyuma ye ndetse n'uyu mugabo Bosco Empire. Uyu ni umugabo ufite umuyoboro wa YouTube chain yise Bosco Empire. Uyu mugabo ni umugome cyane ndetse ubugome bwe ni ubugome ndengakamere, dore ko yabikaga Vava akiriho. Ndetse Vava niyo yabaga ari mu bitaro yagendaga akoresha interview nyinshi cyane zitandukanye z'abanyamakuru b'ibikomerezwa n'aboroheje baje bavuye ku mpande zitandukanye. Hari ababikoraga bagamije inyungu ndetse abandi bakabikora bagamije umutima mwiza wo kugira ngo abantu bamenye ko Vava ari mu mazi abira, arebwe ko yahabwa ubufasha. Gusa uyu mugabo Bosco Empire abifatanyije na Pastor Claude bagiye bafata amashusho menshi cyane atandukanye. Uyu Bosco Empire we ntiyagize n'ubwoba bwo kujya imbere y'ibitangazamakuru. Mu by'ukuri muri ari amajwi twumvishe twatangije iyi video, ni byinshi cyane Bosco Empire abifashijwemo na Pastor Claude bagendaga bandagariza byinshi cyane kuri uru rupfu rwa Vava, bamusebya, bamuharabika, abandi bavuga yuko yaba yirembya ndetse ko iza ari makeup yiteye kandi iza akaba ari scene akora mu buryo bwo kwishakira amafaranga. Mu by'ukuri umuntu ari mu bitaro ariko ngarakina scene z'uko yakwibonera amafaranga. Abantu benshi cyane bagiye bakurikirana amakuru ya Dorimbogo ndetse n'abazi neza ibyinshi inyuma by'urupfu bye, nubwo benshi bagenda bavuga ko yaba yararozwe. We yivugiye yuko ari uburwayi bw'igifu kandi ko yakirwaraga kuva na kera akiri mutoya cyane. Ariko nanone Bosco Empire abantu benshi cyane bakaba bagenda bamutuka ndetse banamubwira nabi. Koko birakwiye cyane kuko ibintu akora ntabwo ari ibikorwa bya muntu. Bosco Empire ni umugabo w'umugome cyane wagiye wandagaza Dorimbogo igihe yari akiriho. Gusa Dorimbogo nubwo yitahiye yavuze ko ashimira cyane by'umwihariko umuntu wese wamufashije, ariko nanone ngaranenga Bosco Empire ndetse na Pastor Claude. Ariko nanone ntitwagenda tutababwiye ibyinshi inyuma y'urupfu rwa Dorimbogo, dore ko na mpano y'Imana uyu ni umugabo nawe ugenda ukora ibiganiro byinshi cyane ku ma YouTube atandukanye. Nawe akaba afite umuyoboro wa YouTube, nawe akaba agenda akora ibintu byo gutuburira abantu avuga ko asenga cyane. Abandi bakaba bavuga yuko kuko uyu mugabo mu mpera z'uku kwezi kwa gatandatu kwashize yigeze guhereza Dorimbogo amafaranga menshi cyane ngamufasha mu burwayi bwe, kuko ibi yari yarabihanuriwe na Pastor Claude ndetse amubwira ko azapfa kenyutse. Ibi nabyo byarakaje Dorimbogo ku rwego rwo hejuru. Ariko nanone mpano y'Imana, Pastor Claude ndetse na Bosco Empire, aba bose bakaba bishe inyuma y'urupfu rwa Dorimbogo, kuko ibintu bakoze ntabwo ari byiza na gato. Wasangaga bamushinyagurira, abandi bamukina ku mubyimba igihe yari arwaye ari mu bitaro, mu by'ukuri amerewe nabi. Bo bakaza bavuga ngo ni makeup cyangwa se skin yakoze mu buryo bwo kwishakira amafaranga, kandi mu by'ukuri bazi neza ko ari ku gitanda kwa muganga. Gusa nubwo hariho izi nyangabirama zagiye zimukora ibi, hari abandi bantu beza ku ruhande bagendaga bafasha Dorimbogo, harimo nka Clamani, Irene Murindahabi n'abandi benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abadiaspora.
ariko nanone twirengagije aba babisha bandagaje ndetse bakanaharabika Dore Imbogo mu gihe yari akiri ku isi y'abazima. Nubwo kuri ubu atakiri kuri iyi si yitahiye, nanone ikibi cyo ntaho kijya, ariko nanone aba bantu biseke kuko ibyo bakoze ntabwo ari byo, by'umwihariko Bosco Empire, Pastor Claude ndetse na Mpano y'Imana. Aba ni abagabo babi cyane b'abashinyaguzi b'inyangabirama rwose. Ntitwatinya kuvuga ko aba bishimiye urupfu rwa Dore Imbogo. Gusa nanone birababaje cyane, nubwo Dore Imbogo yapfuye, ese ubundi waba uzi icyamwishe? Ese nawe wemera ko ari amarozi? Ni uburwayi bw'igifu se? Ese ni sida benshi bagenda bamuvugaho bahwihwisa inkuru z'ibihuha ku binyamakuru bitandukanye? Mu by'ukuri ni benshi bagiye bavuga ko Vava Dore Imbogo yaba yarishwe na sida yatewe n'umudiyasipora baryamanaga akamuha ibiceri. Abandi bavuga ko yaba yarishwe n'uburwayi bw'igifu ndetse n'ibyo kurya yari yagaburiwe byanduye. Abandi bakavuga ko ari amafaranga y'akayabo yahawe n'uyu witwa Mpano y'Imana uzwi nko gutubura amafaranga kuri murandasi, akaba ariyo yamuteye umwaku akaba yapfa. Abandi nanone ku rundi ruhande bakaba bavuga yuko gupfa kwa Vava cyangwa se Dore Imbogo ari iby'umuhanuzi Pastor Claude yari yaramuhanuye kuko yari yaramubwiye ko azakenyuka. Ibi byanababaje Dore Imbogo cyane kumubwira aya magambo ngo azakenyuka. Niho yagiye kuri murandasi zitandukanye ku binyamakuru bikomeye n'ibyoroheje amwandagaza, amubwira amagambo bitari ngombwa ko dusubiramo, ikinyabupfura gikeya cyane, amubwira ati nkawe uraza kumpanurira ngo nzakenyuka? Urabona ari njye muntu mubi cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda? Mu by'ukuri aya magambo yarakaje Dore Imbogo cyangwa se Valentina. Ariko nanone reka tugende tuguhishuriye ku rupfu rwe, umenye n'icyamwishe cya nyacyo, ureke kuri ibi bihuha ugenda ubona kuri murandasi ndetse n'ibinyamakuru byoroheje n'ibikomeye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Vava mu by'ukuri nta kindi cyamwishe, nawe yivugiye ko kuva akiri umwana yarwaraga uburwayi bw'igifu. Yavuze ko iki ari igifu cyamwishe, ariko nanone ngo amagambo y'abantu b'ababisha batamwifurizaga icyiza bamuvugagaho nayo ntabwo yari gutuma arama. Yavuze ko nubwo yitahiye hari benshi mu gihugu cy'u Rwanda ashimira cyane afata nk'intwari, nubwo hari izindi nyangabirama zagiye zimuca intege, by'umwihariko Bosco Empire yaramunenze cyane. Nanone kandi by'umwihariko ashimira Claman Empire wamufashije ndetse n'umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben. Avuga ko aba bamubaye hafi cyane igihe byari bikomeye abona isi imurangiranye. Mu by'ukuri ibi ni ibintu byoroshye cyane nanone bibabaje kandi bishimishije ku rundi ruhande. Rero uyu Dore Imbogo avuga ko nta kindi cyamwishe ni uburwayi bwe bw'igifu, ko ibyo abandi bahwihwisa ari inyungu z'agatwiko ndetse no gushaka umugati. Ibi ni ibintu bibabaje cyane, nubwo Vava yatuvuyemo, mu by'ukuri twabuze umuntu ukomeye cyane w'ingenzi, umunyarwenya wari uzi gusetsa, umuhanzi waririmbaga indirimbo zirimo inyigisho ndetse no kwisekera, umukobwa utaragiraga siteresi, umukobwa wasabanaga n'abandi bose. Gusa nanone ku rundi ruhande bavuga ko yagiye asize abana babiri hano kuri iyi si y'abazima. Bavuze ko yasize umwana w'imyaka 11 ndetse n'undi mwana w'imyaka 8, ariko akaba ataremeraga kubatangaza bitewe n'uko bavukanye ubwandu bwa virusi itera sida nk'uko babivuga ko yaryamanaga n'umudiyasipora. Ese ibi nabyo byaba ari impamo? Mu by'ukuri ni byinshi by'amayobera tutigeze duhishurirwa ku buzima bwa Valentina Dore Imbogo. Ni byinshi cyane twagiye duhishwa, bimwe turi kugenda tubona uyu munsi tukabifata nk'ibihuha kandi ari impamo, kandi nanone hari bimwe tugenda tubona uyu munsi tukabifata nk'impamo kandi ari ibihuha. Ese mu by'ukuri ibi byose tumaze kurondogora byaba ari impamo? Gusa icyo umenya cyo cy'ukuri dufiteho amakuru yizewe ni uko Dore Imbogo yishwe n'uburwayi bw'igifu. Abo bandi baza bavuga ibihuha, abo ni abashaka hiti ndetse n'amafaranga mu buryo bwo kwiyingiriza ku giti cyabo. Rero naho ibyo by'abana asize kuri iyi si y'abazima, gusa amafoto ye yafashwe n'ibitangazamakuru bimwe na bimwe twarayabonye, ariko ibyo ntabwo turabikorera ubushakashatsi tumenye niba koko abo bana ari abe cyangwa se niba ari abaharabika bishakira inyungu gusa. Niyo mpamvu rero nkubwiye ngo niba wagize amahirwe ukagera kuri uyu muyoboro ni Gezi Choice TV, kanda subscribe aka kanya ufungure inzogera kugira ngo nawe umwe mu banyamuryango b'uyu muyoboro. Njye ugutegura nkanakugezaho nitwa Gezi King. Reka dushake amakuru yizewe mu by'ukuri, gusa ari igitekerezo, inyunganizi, ubufasha cyangwa se ikibazo andika muri comment. Video yagufashije yihe like, ukore share n'inshuti zawe ziyibone. Reka dushake amakuru yizewe ku buzima bwa Dore Imbogo Valentina. Menya ko yishwe n'uburwayi bw'igifu, naho ibindi byose ugenda wumva ku zindi mbuga nyinshi zitandukanye ni ibihuha.
aha niho uzajya ukura amakuru yizewe kandi ku gihe. Niba wakanze subscribe nta kabuza wabaye umunyamuryango wacyo. Reka ngushimire cyane, tugaruke mu biganiro bitaha.